na 125 TV duhora tubazanira ibishya gusa kandi murabizi ko nta bicupuri twabazanira. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu n'umwana mutoya bamwita Rosette. Kuri mugoroba rero turi isaha y'isa 9:52 aho uyu mwana tugiye kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye ngo muraza kugenda mutubwira. Gusa agaragaye neza pe, ambaye neza sha. Batangira kwibwira abantu bakurikiye kugira ngo baze kumenya uri we. Nitwa Rosette, imyaka 11, niga kuri TC Cherry, mba no muri Amerika. Okay. Ahangaha tugusanze no mutuye. Murumva rero yuko tugenda mu makaritiye tureba ese ubuzima bwo muri Amerika bumeze bute, ese ko tubona abenshi bifuza kuzino, ese bimeze bite, biga gute, tumenye byinshi ku buzima ugiye butandukanye. Hari abenshi tubona baziriya bavuga ati ubuzima bwo muri Amerika buragoye, yewe nubwo mubona hari amafaranga cyane cyane nk'aba diaspora. Hanyuma wiga mu kangahe? Mu wa gatanu. Ubona nkawe nk'umwana mutoya, muracyari batoya, mujya ku mashuri bigoranye cyane, nka mama wawe akubonera umwanya wo kujyana ku ishuri, murahura buri munsi? Ntabwo duhura ko yabari ku kazi, agatakwa nka nijoro nimugoroba avuye ku kazi. Urumva abura umwanya wo kuza kukureba bitewe n'akazi. Uragerageza kuvuga cyane kugira ngo abantu bakurikiye bakumve. Nukuvuga ngo rero nese nta kuntu ubona kwiga nyundi bimeze gute, aho wiga ubona abazungu bafashe gute, cyane yuko tubona abazungu dusabana, yewe ibintu byarahindutse cyane. Ubona imyigire yo muri Afrika ni yahangaha bitandukaniye kabarimu bahangaha ntabwo kubita abandi abana, kandi muri Afrika bakunda gukubita abana bibakere. Okay. Nibyo nese ubona hari icyo bimara wenda iyo kwigishwa n'abantu mudahuje uruhu, cyangwa se ukumva nyine usabanye nabo, cyane ko ari na byiza cyane buriya igihugu cyacu cyamaze gutera imbere cyane. Ubona iyo uri kwiga feeling ugira, iyo uri kwiga wumva umeze gute, uvugana n'abandi bana Icyongereza, warageze ahangaha ntacyo uzi, yewe wumva nyine ari nize nzozi zawe mu mashuri, nize nzozi zawe wumva ushaka kuzagira kuki? Nshaka kuzatsinda, nkagira ishuri ryiza, n'abarimu beza, guys, murabona yuko rwose ubuzima bwo muri Amerika bumeze neza. Hari abagiye bagira amatsiko menshi cyane bo muri Afrika ati uze kuturebera, ese ubundi tubwire muri Amerika ko twumva ngo ntihabene abantu benshi bashaka kujya, ese bumva ko ari igihugu cy'inzozi zabo. Ubona ahangaha muri Amerika ubuzima bwaho bwifashe gute bitewe n'uburyo twagiye tubaho? Nabize umwana muto gusa unyihanganire. Ubona ubuzima bwo muri Amerika no bwahangaha ubona ari iki cyahindutse ku buzima bwo muri Afrika, nk'ahantu mwakiniraga muri abana, byinshi mwanyuzemo, ubona ari nk'iki cyahindutse? Ese waba wari bagira aho waturutse, waba ukundira mbese kavukire yawe, cyangwa nago birajya mu nzira nzima? Nkundira ahantu navukiye kubera hari inshuti zanjye nyinshi, kandi nabwo aho ngaho wisanzura ujya aho ushaka hose. Ahangaha haba amamodoka menshi, imvugi uri umwana zakugonga cyane. Tugiye gusoza rero guys, kari akantu gatoya nababwiraga ko banza kubereka yuko rwose ubuzima bwo muri Amerika ari bwiza kandi igihugu cyacu kidufashe neza. Niki wabwira nk'abana mungana batari kwiga, cyangwa se batari ku ishuri, cyangwa se ba nyina baburira umwanya, cyane ko biterwa n'akazi kuba ubura, kandi nibyo cyane? Niki wabwira nk'abana bari kukureba bagukurikiranye, nube butumwa basigira bwiza? Nababwira bakakomeza biga, kubera bagiye baba
baba bari kubakorera kugira bajye ku mashuri, so bari kwitonda cyane ababyeyi babo bakava ku mashuri, so bakamera neza mu mashuri yose. cyane rwose. Urabona umwana bamwita Rosette, atunyirijeho gakeya cyane ku byo abona umunsi ku munsi muri Amerika. Abenshi ndabizi mufite amatsiko akomeye cyane ko abana bariga neza kandi rwose ibintu bimeze neza, nubwo ubuzima busa nkaho bugoye kubera akazi kenshi cyane baburira umwanya abana babo. Hanyuma mwari kuri kamera za 125 TV, muri kumwe na Justin n'umutumirwa wacu, umwana mutoya mwiza cyane. Turangiza ushimira abantu.